Munyemerere mfate umwanya mbashimire kandi mbasuhuze aho muherereye, nk'uko mubibona turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, turi kumwe n'umubyeyi, turi kumwe n'abapapa babiri, papa beza cyane wagira ngo bava inda imwe, ariko kandi abana b'Imana barasa burya muri Kristo Yesu. Nk'uko mubizi rero nababwiye ko nzajya nkora ibishoboka nkabagira ahantu henshi hatandukanye, uyu munsi wa none turi mu karere ka Rwamagana, umurenge ni uwa Nzige, umurenge wa Nzige, itorero ni irya Nzige, paruwasi ya Murehe niho ndi. Ngize umugisha wo guhura n'abakozi b'Imana, ni abaririmbyi nk'uko mubibona. Rero ndagira ngo tubanze tubasuhuze, tubahe ikaze. Babyeyi ba nyakubahwa turabashuhuje. Haleluya. Ndagira ngo mwibwire abantu badukurikiye, hanyuma tuze kwakira n'abandi bantu bari inyuma ya kamera, ari nabo bantu bacu badukunda umunsi ku munsi. Ndagira ngo duhere kuri uyu mugabo mbona munini rwose, Imana yagiriye neza. Karibu papa. Nitwa Sibomana Jacques. Yego. Umurimo w'Imana ku itorero rya Nzige, ni perezida wa korali ihakorera umurimo witwa Beura. Ni wowe perezida wa korali Beura? Ni njye perezida wa korali Beura. Uzi ko mperutse kwibona kuri televiziyo ku Isango Star? Twagiyeyo gutambutsayo ikiganiro kuvuga y'ubutumwa, kubera twari dufite ibiterane turimo gutegura, twari dufite indirimbo nshyashya, amajwi n'amashusho twari twajyanyeyo. Tubagiriraho umugisha, baduha ikaze, tugenda dutambutsaho ibiganiro rwose kandi byagenze neza. Turakwakiriye nyakubahwa perezida. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umubyeyi aha ngaha. Mama nawe tuguhaye ikaze, twibwire. Murakoze cyane. Njye nitwa Mukafifi Cecile, nanjye nsengera hariya kuri ADEPR Nzige ku itorero rya Nzige, kandi umuririmbyi waho ukora umurimo w'Imana muri korali Beura. Murakoze cyane. Wowe se nta buyobozi Imana guhaye mu itorero muri korali? Ni umuririmbyi usanzwe. Imana iguha umugisha. Ku kazina kenshi bakuziho witwa aferi sosiyale. Ngo sosiyale, nagiye numva kenshi bakwita sosiyale. Uyu ni umuyobozi mu nzego za leta, na aferi sosiyale w'akagari ka Nzige ka Murama. Hanyuma tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Aferi sosiyale wiyumvemo ikaze kuri iyi studio, hano muri studio za Bigirezo TV. Turi kumwe n'undi mupapa. Karibu nawe. Haleluya. Amina. Amazina yanjye ni Shobuja Felix, umukozi w'Imana ku itorero rya Nzige, umuririmbyi muri korali Beura. Turakwakiriye nawe Felix. Murakoze cyane. Abantu badukurikiye njyewe ndagenda mbapresenta neza, murabizi ko mbakunda. Uri umuhanuzi w'Imana, uri umukozi w'Imana, kandi Imana uyikorera umurimo mwiza. Ndagira ngo rero dusuhuze abandi bantu bari inyuma ya kamera, abantu bari muri Afurika yose, abanyarwanda baherereye, hari abari mu gihugu cya Amerika, bari muri Australia, ku magabane ya Europe. Ubu butumwa mugiye kuduha, iyi nsanganyamatsiko tuza kuganiraho, kubwira abantu, birarebwa n'abantu benshi. Korali Beura ubigeze ku isi yose. Bigeze kujya ku isi yose, kandi nizere ko Imana yabibabwiye. Yari yarabibabwiye. Haleluya. Rero dushuhuje abadiaspora bose muri rusange, abari muri Aziya, Amerika, Australia, mwese aho muherereye, tubabwire ngo aka ni akanya keza Imana duhaye, ni akanya tugiye kubonamo imbaraga z'Imana hamwe n'abakozi bayo. Nyakubahwa perezida, ndagira ngo dusenge gatoya, niturangiza tuganire ikiganiro Imana dushyize ku mutima. Yego. Mana uruwera, waraturinze, urinda ubwoko bwawe, urinda korali Beura, uturinda nk'abayobozi, urinda abaririmbyi mu byiciro byose, urinda itorero ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, hari ijambo watubwiye n'ibyo twicaye uyu munsi n'ibyo duhagazemo, kandi watwemereye ko niturigenderamo tuzagera ahera hawe. Urakoze, iki kiganiro giha umugisha.
Yesu gitunganye Nibyo. Mwuka wera n'ukuyobora utsinda abadayimoni n'imyuka mibi Katika Utsinda jina la Yesu. Satani. Pepo! Izina rya Yesu Kristo. Kandi mwene data umunyamakuru uri kudufasha n'abandi bose bazareba ikiganiro bazahabwa umugisha nawe urakoze Mana y'icyubahiro byose tubisabye mu izina rya data twese wo mu ijuru amen. Mwanyemere mukadusuhuza mu karirimbo gatoya nk'abaririmbyi gato cyane nubwo cyaba igitero kimwe cyangwa bibiri ka korali Beura. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa umugambi w'Imana. Katuririmbe. Umugambi w'Imana ku muntu, umugambi w'Imana ku muntu, umugambi w'Imana ku muntu, umugambi w'Imana ku muntu. Imana yitegereje Yeremiya imubwira ijambo ryiza iti nakumenye ntarakurema mu nda y'umubyeyi wakubyaye mushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Umugambi w'Imana nuhinduka. Imana yitegereje nde? Imana yitegereje Yeremiya imubwira ijambo ryiza iti nakumenye ntarakurema mu nda y'umubyeyi wakubyaye ushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Umugambi w'Imana nuhinduka. Oh, haleluya. Murakoze cyane, murakoze cyane. Muri abahanga uziko muzi kuririmba live neza. Narabakurikiranye ku Isango Star ariko kandi mufite n'ubundi butumire numvise mu minsi ishize muzajya perezida harya muzajyaho ubutaha. Mbo twari twasabye ikaze ku mateleviziyo menshi, twari twanditse dusaba ku Izuba TV, dusaba kuri BTN, dusaba ikaze kuri Life Radio. Mbo ntabwo turamenya itariki neza ariko tuzi neza kuko ubw'ijambo Imana yatubwiye ko tuzagenda ahashoboka hose ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hanze y'igihugu. Dufite ibyiringiro by'uko mu minsi mike bashobora kuba nabo baduhamagara tukagenda tugakora umurimo w'Imana aho twabonye ku Isango twaragiyeyo bigenda neza, abantu barafashwa kandi ubutumwa bw'Imana burogera ku bantu badukurikiye uyu munsi. Perezida Imana ibahe umugisha. Rero ndagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko numva nateguye ivuga ngo ni gute abaririmbyi bagera ku iterambere cyangwa se yaba mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ese ko turirimba ariko hari igihe abantu benshi usanga baririmba ari n'abakene, ugasanga rimwe na rimwe barakora umurimo w'Imana ariko ugasanga korali ntitera imbere. Ariko mwebwe ntabwo muri abakene kuko maze kubona abantu bamaze kugera ku mashusho media amakorali menshi biyananira. Mwebwe urumva ko mufite iterambere, kugira ngo tuze kuvuga ngo ni iki twakora kugira ngo tugere ku iterambere swate mu buryo bubiri, iterambere ryo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko iyi Mana yacu ikunda abayikorera ariko kandi bakaba banitunze bafite uburyo baza gukorera n'imibiri yabo kugira ngo izina ry'Uwiteka ridatukwa ku bwabo. Njya mbona abaririmbyi benshi baririmba ariko ugasanga baheze hahandi wagera mu ngo zabo ukaba utamusaba n'icyayi kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana. Ndabasabye rero ngo iki kiganiro tugisangize abantu, biraza gufasha abantu. Nyakubahwa Felix, uba ubona twakora iki kugira ngo nibuze cyangwa se mwe iterambere mwarigeze ubona hari aho mwageze ku buryo mwavuga ngo nta terambere mukeneye? Mubibona ute? Murakoze. Aho yinjiriye muri korali Beura mbona dufite iterambere. Mwe murarifite? Dufite iterambere
kandi rifatika. Imana ikwiye duteza intambwe. muba mubona mu buryo bw'umubiri n'ubw'umwuka nta kibazo. Imana iri kugenda duteza intambwe mu mpande zombi. Mu mpande zombi. Imana ishimwe. Ubundi se buriya wakubaza ngo umuririmbyi ni muntu ki? Nk'ubu abantu badukurikiye kubaza ngo abaririmbyi ni bantu ki? Ubundi hari ukuntu abantu bagira ngo amajwi, kuririmba n'amajwi burya nibwo buririmbyi. Umuririmbyi ni muntu ki? Ku buryo tuza kubwira abantu, hari abantu benshi bajya mu mirimo ariko batasobanukiwe ibyo bagiyemo ibyo arimo, ibyo ari byo. Ubundi wenda tutabagoye kugira ngo mbafashe twihute, burya abaririmbyi ni batatu, nibo bagize korali. Nk'uko muri aha ngaha hari umuririmbyi ku ijwi, uyu mumama akaba azi ijwi, hakaba n'umuririmbyi ku ifaranga nka perezida ukaba urifite, hakaba n'umuririmbyi ku isengesho. Aba bantu rero iyo bahuye korali irakomera. Iryo ni ryo terambere ubundi riba rikeneye muri korali. Sinzi nimba wenda mubyumvishije, niko bimeze. Wabyumvishe? Korali Beura ni korali idafite imyaka myinshi. Ntabwo imaze rwose imyaka myinshi, ariko mu buryo bwo gusenga twafashijwe no gusenga, kandi n'ubu turacyasenga. Nta nubwo tuzava imbere y'Imana ni burundu kugeza hagiye umwe avamo akagenda, umwe avamo agataha, umwe avamo akajya akezwa agataha, ariko tuzakomeza kuko n'abana bazamo ari batoya turimo kugenda dukura, tuzajya tubatoza gusenga. Hanyuma mu buryo bw'amafaranga twatangiye rero turi abantu bari hasi cyane, hasi. Ariko uyu munsi dufitemo abacuruzi. Iterambere ryaraje. Bitewe no gusenga. Bitewe no gusenga. Muri makeya Imana yaraturengeye, twasenze Imana iduha amasezerano. Muri korali ivuga ngo nzabagirira neza muzabona amafaranga. Amafaranga dufitemo abantu bacuruza bifatika atari ugupfundikanya. Dufitemo abashoferi bitari ugupfundikanya. Dufitemo abantu bafite imishahara, abantu bakora mu nzego za leta zo hejuru kubera gusenga. Aho ngaho rero nibwira ko korali Beura mu iterambere ryo ku mufuka nta kibazo dufite, mu iterambere ryo mu mwuka nta kibazo dufite, mu iterambere ry'amajwi aho birisobanura. Ntabwo amajwi yaba akiri hasi ngo tujye hariya tujye gusohora indirimbo, tujye hariya mu mashusho bikunde. No mu iterambere ry'amajwi aho abaririmbyi barize, n'ubu dufitemo komisiyo ebyiri ziga, bafite abatoza no kubatoza uburyo bw'amajwi n'uburyo bw'amaritime kugira ngo muri korali muri makeya intera tugezeho hamwe no gukomeza gusenga irashimishije. Na se perezida, wenda nk'abantu badukurikiye ushobora kuvuga ngo nta kibazo dufite kijyanye n'iterambere ry'amafaranga n'iki. Ndashimira nanjye Imana ko Imana yabikoze, ariko burya ikiganiro turiho kirabaza ngo mbese koko iterambere ni gute twagira iterambere? Nk'ubu mwebwe hari urwego mugezeho, mwakoresha imbaraga nyinshi zishoboka, ariko hari amakorali menshi ashobora no gusohoka akabura ikintu bita wenda agatike, no kubona imodokari kwasiteri bikayagora, kandi ari abantu 200. Hari ikintu nabumvishijeho mwebwe gikomeye. Ibyo byose bigerwaho byagenze gute? Kugira ngo muhuze izo mbaraga mugere kuri iryo terambere, ku buryo muza kwigisha andi makorali ashobora kuba adashobora no kwigurira iniforume, kandi yitwa ko aririmba, kandi ari abantu benshi. Burya abantu benshi ntibazi icyo bita evangelizasiyo. Evangelizasiyo igomba gukorwa mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ku buryo mujya kuririmba ariko mwambaye neza. Burya niba abantu babona mwambaye neza mugiye kuririmba, bivuga ubutumwa, sibyo Felix? Nk'ubu wambaye neza rwose. Rero ugasanga nka korali bambaye ibintu binyuranye. Kubera iki? Kubera rya terambere ntaryo, nta guhuza umutima. Ni iki andi makorali cyangwa se abantu bakora kugira ngo iryo terambere nabo barigereho? Nakubwiye ko twagiye dusenga Imana, ariko hari ikintu twigishije abaririmbyi: gusenga no gukora. Gukora. Yego arata. Ibintu bibiri. Turasenga tukiyiriza, dukora ubutayu, dukora ubuvumo, ahashoboka hose dushakira Imana. Turasenga tugashakisha Imana kandi igatwitaho.
ariko tukongeraho gusenga, tubijyana no kubaha Imana no gukiranuka, yego, tukongeraho gukora. Twatoje abaririmbyi gukora, bashyira amaboko, bakora amaboko mu mufuka. Imbere twari dufitemo abasore mu itangira ryacu, twari dufitemo inkumi, hari abantu bazamukiye muri korali Beura benshi bakirimo, hari abagiye bashakana, dufitemo amakupure, abagabo n'abagore bakiri muri korali kandi batabasha kubura bya byangombwa byose, kubera ko bazamutse bazi ikintu cyo gukora. Iki kintu rero mu myaka maze nyoboye korali Beura itari na mikeya, ikintu cya mbere nashyize imbere ni ukubwira abaririmbyi ko tugomba kubaha Imana, tugasenga, tukaba imbere yayo, ariko dukora. Impamvu mubaje iki kibazo, nk'ubu hari igihe umuntu ashobora kubona ikiganiro cyanyu yaba kuri televiziyo cyangwa kuri channel ya Bigerezo TV, yarangiza bateba abantu bafite gahunda, reka mbatera inkunga. Burya ujya gutera uburezi arabwibanza. Ikindi burya Imana ifasha ufashije, nubwo abantu bavuga ngo nta kimana tuyifasha, ariko burya Yesu yaravuze ngo ufite ingingo mpereho. Nk'ubu mushobora kuba mufite sorute cyangwa mufite n'imishinga myinshi wenda utavugira hano, ariko ushaka wanayivuga, nushaka uyihorere. Ariko muri iyo mishinga ukaba umuntu ashobora kubyumva, akabona muri abantu bafite gahunda, mushaka iterambere ry'umwuka n'iry'umubiri, akavuga ati reka mbatere inkunga. Kubera iki? Muri abantu basobanutse, muri abantu babona bafite icyerekezo. Rero kuba ubigisha gutyo, congratulation rwose, felicitation, kandi mukomeze mutere imbere. Nyakubahwa Affaires Sociales, nk'umubyeyi uba muri korali, ariko ubundi korali yanyigizwe n'abantu n'abaririmbyi bangahe perezida? Dufite abaririmbyi 70 bahari bari ku mudugudu, ariko tugira n'abandi bari mu mashami mu mirimo hirya no hino. Igihe kigera twahuye tuba turi muri 80, 90. Kwa gusenga nawe yamirwa Imana agiye yagura amaboko, bamwe bari muri za Kigali, abandi bari mu hino, ariko hari ibintu byaduhuje baraza, tuba turi kumwe. Munyemerere mbaze Affaires Sociales, ubona imibanire y'abakristo na korali Beura imeze ite? Nk'umuntu ushinzwe ubuzima bw'abanyarwanda, ubona korali Beura mubona ibana ite n'abandi hanze? Kubera ko ntiduhora mu rusengero mu kintu kijyanye no kwera imbuto. Nk'iyo mukurikiye kuko mubona bimeze bite nka korali Beura? Korali Beura rero mu buryo bwo kwera imbuto cyangwa se imibanire ya Beura n'abakristo cyangwa hano hanze, mu by'ukuri dufite umwuka w'Imana utuyobora. Amina. Korali Beura mu mwuka w'Imana, tuyoborwa n'umwuka w'Imana, yaba ari urubyiruko rwacu, yaba ari twebwe ababyeyi, yaba ari uko tubona turi imbere y'Imana, maze dukomeza kugerageza tukajyana n'umurimo w'Imana, tugakora umurimo w'Imana, mbese imvugo yacu ikaza kuba ingiro no hanze. Amina. Kuko urubyiruko rwacu usanga ntabwo ari rwa rundi ubona ruri mu rusengero mu kanya ngo rubone rwifashe nabi hanze, kuko bamaze kubyumva neza, kuko tumaze kugera mu yindi ntera, bagiye no kwitwara nabi, byagaragara nabi no ku bantu batuzi, byakwica ubutumwa, ariko umwuka w'Imana turwa nabo dukomeza kugendera muri uwo murongo umwe. Kandi abakristo bacu nabo ku itorero ryacu rya Nzige nabo batwumva kubi, badukunda kubi, indirimbo zacu bazikunda, ibintu byacu barabyumva cyane. Ubwo rero rwose bumva nta kibazo, ku buryo muri korali yanyu nta cyasha kibamo abaririmbyi baririmba muri iki gihe ibintu ntabwo bimeze neza, ukuntu abantu bavuga ko bakorera Imana ariko banakora ibyaha. Nta muntu baratenga muri korali Beura? ntawe haje rwose. Nibyo? Ntawe ari ku mudugudu wacu. Mubona mukizwa? Ni ukuri, ku bw'imbabazi z'Imana tugenda neza. Ndumva nabashimira nk'abaragize Imana. Felix, uri umuhanuzi rwose pe, ndagukunda ndanakubaha nk'umuntu Imana ihamagaye gukora umurimo w'Imana. Korali Beura musenga nka kangahe ku kwezi, kugira ngo numve umugani nanjye nzaze kwikota igicaniro? Nko mu kwezi musengamo kangahe? Korali Beura ukuntu tubayeho tubeshejweho no gusenga. Nibyo. Kuvuga ngo mu kwezi ni kangahe
hari n'igishobora kugasanga buri cyumweru turasenga. ngeze ngo mugire ibihe byo gusenga. Nageze ngo mufata akanya kuko hari abantu bati ubwo nsenze kuwa mbere nzongera gusenga ukundi kwezi. ntabwo twabaho. Ubwo twageze mu cyo bita iterambere ry'umwuka. Mu iterambere ry'umwuka ry'umubiri byo numvise ko nyakubahwa perezida Bosco ni Bosco harya Jacques yashyizeho ingamba nziza kandi uri umuntu w'umugabo ndanagushimira buriya ni ukuri ukomeze kuba perezida iyo ntebe ntuzayihagurukeho korari uzayigezaho Imana ishaka kuyigeza. Felix rero rwose ntabwo mwapanga umunsi umwe uvuga ati nitujya gusenga rimwe mu kwezi Satani ashobora kutwinjirana ugasanga rimwe na rimwe dusubiye inyuma. Musenga ubudasiba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tutitirize abanshakana umwete nibo bazambona. Duhora turi ku gicaniro buri munsi igihe cyose. Ubwo uyu munsi nimba tutasenze ejo nuko niyo mibereho ya korali Beura niko twabye ni nako nayisanze. Turakomeje rero nta kundi. Tubashimire abantu badukurikiye, murabona ko turi kumwe na korali nziza, korali aba nibo bahagarariye korali Beura, korali Imana ihagurukije muri iki gihe. Nagira ngo mudushyire akandi karirimbo kamwe konyine ubundi dufatanye dusengera abantu tubabwire ngo nyamara abakozi Imana baracyariho kandi baracyakora Imana. Fesosiya ni ukuri mukomeze mukore umurimo Imana bahamagariye. Perezida ni uko nawe muhanuzi ubwo nimwe muhagarariye korali hano muri studio za Bigerezo TV. Mbashimire kandi mbabwire ngo mwakoze ku mu mwanya. Yego tutari twaririmba turaza nubwo twabayeho dufite imishinga myinshi, tugira komite y'abaterankunga b'iwacu hariya ku mudugudu n'abandi baturuka ahandi. Hanyuma n'abadushatse batubona kuri 0783133630. hanyuma ujya kuri YouTube channel ukandikamo Utunyange. Utunyange ni akazina abantu baduhibye kubera mugira channel yanyu. Noneho reka mbwira abantu badukurikira munyarukireyo kuri YouTube channel ya Utunyange, ukandikamo Utunyange cyangwa korali Beura ADPR Nzige. Ushizemo Utunyange uratubona, ushizemo korali Beura ADPR Nzige nabwo uratubona. Ndagira ngo saba abantu badukunda badukurikira muze kujyaho mukore subscribe, abantu batera imbere mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri muramo bafashije gukora muri turahari. Ibikorwa byacu hariho indirimbo twakoze mu mashusho n'amajwi, hari n'izindi twagiye dukorera mu biterane, yewe twiteguye no kujya tubashyiraho ibibwiriza n'ibindi byose birera ubugingo. Ariko reka nsaba abantu bose badukunda, ushobora kuba ufite kwasiteri ukaba wataba abantu ndabakunze, reka mbahe kwasiteri yo kubafasha umurimo w'Imana. Erega burya Imana ikorana n'abantu bayo. Ashobora kuba avuga ati kababonye ikiganiro cyanyu kuba ati aba bantu bafite gahunda, reka mu buryo bwa social affairs mu buryo bujyanye n'imibereho myiza, reka aba bantu mbatera inkunga mu gihe wenda basenze babajye nabo biyakira mu kigega agashyiramo akantu nibyo. Cyangwa se buriya mugiramo n'imfubyi n'abapfakazi ku rwego nk'umuntu mbari soroti mugiye nko gukora, bashobora kubura nk'amafaranga mugakora muri ka gakese. Rero mbasaba muri mudukurikira ikorari muyifashe muyitera inkunga, twese ikorari ni iyacu turayikunda. Perezida mwari mugiye kutubwira iki? Iyo nimero nabahaye ni isanzwe, hari n'indi iri kuri WhatsApp 0785951513 ndazisanga kuri WhatsApp. Ndaza kuzishyira aho kunuze hanyuma abantu babahamagare. Munyemere mbashimire muturirimbira akaririmbo kamwe hanyuma dusoze. Reka turirimbe indirimbo imwe muzo dufite hariya kuri YouTube, hariya kuri channel, ifite n'amajwi n'amashusho ikoze mu buryo butunganyije. Indirimbo yitwa kuko ngendana n'Imana. Turirimba igice nk'uko bwabyo ntacyo akari akora. Turaza gukora tubakorera igitero kimwe cyayo kugira ngo tubakumbuze, hanyuma baraza kuyisanga kuri channel yose. Turabakorera igitero kimwe. Kuko ngendana n'Imana
binyuzuza umunezero, abashaka kumva ikimvamo banyumva n'amahoro, kuko mfite umurengezi, kuko ngendana n'Imana. Binyuzuza umunezero, abashaka kumva ikimvamo banyumva n'amahoro, kuko mfite umurengezi, agose imbere n'inyuma, umubisha ntawe, amahoro ab'isi babuze arayandemera, Uwiteka ni mwiza kandi ni mugari muri njye, agose imbere n'inyuma, umubisha ntawe, amahoro ab'isi babuze arayandemera, Uwiteka ni mwiza kandi ni mugari muri njye. munyemere mbashimire nuko n'abantu bari aha ngo tubakomere amashyi, ariko mwese mukomere Imana. murakoze cyane. Perezida, n'icyo wabwira abantu bari badukurikiye? Hanyuma mbwira abantu bari badukurikiye ni ukudutera inkunga zose zishoboka, inkunga y'ubushobozi kugira tubashe turateganya muri iyi mpeshyi turimo gukora izindi ndirimbo mu majwi no mu mashusho, turateganya gukora ingendo hirya no hino, biterane, tujya tugira ingendo rwose badufashe. Natwe iyo hari n'ahabaye ibibazo mu yandi makorali tujya kubafasha, twagiye tujya henshi tugafasha andi makorali. Hanyuma iyo ni inkunga y'ubushobozi bwo kubaka umurimo w'Imana, bakanadufasha mu kudutera inkunga y'amasengesho, hanyuma tugakomeza urugendo rujya mu ijuru, Imana igahabwa icyubahiro. tubashimira Felicien, n'icyo babwira abakunzi bacu ku isi yose? natwe turabashimira kubw'aka kanya tubashije kuganira, tukaba tuganiriye neza kandi tunabasuhuza, kuko abantu benshi tuba tubakumbuye, tuba tubifuza kugira ngo badusure ndetse banaze kureba indirimbo zacu ko zimeze, bajye badukurikirana kandi no gukomeza kudufasha mu buryo bwo kudusengera, n'abashoboye kudushyiraho intunga bakagerageza, byose Imana izabiduhembera. Murakoze cyane. Felix, n'icyo wabwira umuntu, umuhanuzi mugenzi wawe cyangwa se abandi bantu nubwo baba batari abahanuzi ashobora kuba abonye iki kiganiro? Nuko cyane cyane kuri bagenzi banjye urubyiruko, nabanza kubabwira ngo gukizwa ni byiza, kuko maze gukizwa nibwo numvise mbonye amahoro mu mutima wanjye, numva amahoro aruzuye. Ku bahanuzi bagenzi banjye rero, gusenga, kuba hafi y'Imana, tugakomeza bagasaba Imana imbaraga igakomeza kubagirira neza, ubundi tugakomeza urugendo rujya mu ijuru. Munyemere mbashimire aho muherereye hose, kandi mbabwire ngo abantu mukabura ku Mwuka Wera. Dushimira n'iyi korali Beura, korali y'Inzige. Imana nibaha umugisha, turavuze ngo turabakunda kandi muri abantu beza b'Imana. Hanyuma tubasabe muherereye mukore subscribe, share, like na comment, muramudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko kandi munyarukiye no ku Kanyange, ku Tunyange. Iyi channel ndahita njyaho rwose, iyi channel ndatangiyeho, hanyuma nkore subscribe. Nyakuba munyemere mbashimire, Imana umugisha, reka tuzongera. Astra Vista, murakoze.